Sashimwe. Banje kubifuriza Noheli nziza. Mwami Yesu akomeze kuganza imitima yanyu. Turanezerewe muri uyu mwanya ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi mikuru, minsi yo kurangiza umwaka no gutangiza uwundi, iminsi twizihizamo kuvuka kwa Yesu. Tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 isi yose iba yizihiza kuvuka kwa Yesu nk'uko babivuga. Imiryango igategura iminsi mikuru, ababishoboye bagahana impano, kandi ni byiza ko mubishobojwe mukomeze mubikore. Imijyi itandukanye ikabisa neza bitegura uyu munsi. Mu gihe abisi bizihiza umunsi Yesu yavutseho, twe twizihiza ko Yesu yavutse. Tubaye twizihiza umunsi yavutseho, icyo tuzi tudashidikanyaho nuko Yesu yavutse. Icyo nicyo twizihiza kuri uyu munsi. Ni nabyo twizihije ku munsi w'ejo, nibyo tuzizihiza ku munsi w'ejo uzaza, umwaka umwe ugatangira undi ugataha, ubuzima bwacu bwose tugahora twizihiza kuvuka kwa Yesu. Haleluya. Umugambi wo kuvuka kwa Yesu watangiye kera mu isezerano rya kera. Kuva mu kuremwa kw'isi n'abantu n'ibirimo, Imana imaze kurema ibintu byose, irema Adamu na Eva, ibahereza inshingano zo kuba muri Edeni. Bukeye bamaze gucumura batandukanwa n'Imana. Imana ntiyishimira ibyo bakoze. Imana ntiyanezererwa nuko bitwaye. Irabavuma. Aho twasomye mu itangiriro, abaje twarangije gusoma ibice bitatu uhereye ku murongo wa 14 kugeza kwa 20. Adamu na Eva bamaze gucumura mu ngobyi ya Edeni, Bibiliya ivuga yuko babaga mu busabane n'Imana. Babanaga n'Imana, ijambo ry'Imana rivuga yuko batari bambaye ariko batagiraga isoni. Bibiliya ivuga neza ko yahaye Adamu inshingano zo kuyobora Edeni no kuyihingira. Ariko bamaze gucumura, Imana ivuga amagambo akomeye ku buzima bwabo n'ubw'ababakurikira. Ibwira Adamu yuko azarya ari uko yarushe yishuya, yahinze ubutaka kugira ngo abashe kubona ibiryo. Rimwe na rimwe iyo umuntu akoze icyaha, nubwo Imana ibabarira ari umutunzi w'imbabazi, ariko ingaruka z'icyaha hari igihe zigumaho. Kugeza ubugingo ubu, niyo mpamvu turya ari uko twarushe, turya ari uko twirukanse imisozi tugashaka akazi hirya no hino. Niko Imana yabivuze, niko Imana yabwiye Adamu, imuha ibihano by'ibyo yari yakoze. Muri uko kubavuma,
yabwiye Eva ko azababazwa no kubyara. Abwira inzoka ngo mu matungo yose n'inyamaswa zose ngo niba ikivume ngo izakurura inda hasi ngo izarya umukungugu. Ariko Imana kubera yuko ari umutunzi w'imbabazi yatanze isezerano, iravuga ngo shize urwango hagati y'urubyaro rwawe Eva no hagati y'urubyaro rw'inzoka, ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe ngo nawe uzarumena agatsinsino, ruzagukomeretsa umutwe nawe urukomeretsa agatsinsino. Impamvu Imana yavuze gutyo, yari itanze isezerano ko umuntu atazahora atandukanijwe n'Imana, ko umuntu atazahora atari kumwe n'Imana. Ariko Imana irasezeranya ngo igihe nikigera, igihe gikwiriye kigeze, Imana itanga umwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Imana irasezeranya iravuga ngo nubwo twatandukanijwe n'ibyo mwakoze, ngo ariko igihe kimwe kizagera ngo muri uyu mugore ngo havemo urubyaro ruzagukomeretsa umutwe. Ubwo nibwo buhanuzi, niryo sezerano Imana yatanze kuzavuka kwa Yesu. Biratinda, imyaka iratinda icamo kugeza igihe Yesu yavukiye muri iyi si. Niyo twasomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Imana yohereje abamarayika, marayika araza aza kubwira abungeri. Mu gihe Yesu yari amaze kuvuka muri iyi si, araza marayika ahagarara mu bungeri, abahagazemo ngo bagire ubwoba, baratinya, batangira kugira ubwoba. Ariko ijwi rivuye mu ijuru, marayika w'Imana wari intumwa y'Imana, abwira abungeri ngo mwoye gutinya, ngo mbazaniye inkuru nziza, ngo havutse umwana, ngo uwo nguwo niwe uzaba umwami. Sifa kwa Mungu. Oh haleluya. Inkuru ibirabaye muri iyi si, abantu bari baratandukanijwe n'Imana kubw'ibyaha byabo, ariko Yesu aza kuvukira hano ku isi kugira ngo tubone ubusabane bwacu n'Imana. Turaganira hejuru y'ibisobanuro byo kuvuka kwa Yesu. Bisobanuro bya Noheli. Kuvuka kwa Yesu ni iki? Yesu yaje mu isi kugira ngo twebwe abari batandukanijwe n'Imana, kugira ngo twebwe abatari ubwoko, kugira ngo twebwe abari barindiriye kuzacirwaho iteka, twebwe abari kure n'Imana tudafite amasezerano, ariko duhuzwe n'Imana. Emanueli, Imana iramanuka iza kubana natwe. Aho twari tumaze kuba ukwacu tutari kumwe n'Imana, Imana itari kumwe n'ubwoko bwayo, ariko Yesu aravuka kugira ngo Imana ibane natwe. Ubu twicaye turi kumwe n'Imana, turyama mu mazu yacu turi kumwe n'Imana, tujya mu mirimo dukora turi kumwe n'Imana, duterana mu iteraniro ry'abera turi kumwe n'Imana, tujya mu mirimo itandukanye turi kumwe n'Imana. Icyo nicyo cyatumye Yesu avuka, ni ukugira ngo twebwe tutari dufite Imana, twebwe tutari ubwoko, duhindurwe ubwoko no kuvuka kwa Yesu. Ntabwo kuvuka kwa Yesu ari ukwizihiza iminsi mikuru no kurya ibiryo tutari dusanzwe turya, no gutekereza yuko twambara imyenda idasanzwe, no guhana impano, nubwo ari byiza bene data. Ntabwo tuvuze yuko guhana impano igihe nk'iki ngiki ari ikibazo, ariko mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana, kuvuka kwa Yesu ni ukugira ngo duhuzwe n'Imana. Sifa kwa Mungu. Kuvuka kwa Yesu ni ukugira ngo umugambi w'Imana usohore. Umugambi Imana yagize kera mu ngobyi ya Edeni, umugambi Imana yagize kera isi iremwa, kugira ngo usohore, twebwe tubashe gukizwa, tubashe guhuzwa n'Imana. Icyo niko kuvuka kwa Yesu. Yesu yavutse mu rubyaro rw'umugore. Ntabwo Yesu yavutse mu rubyaro rw'umugabo n'umugore. Ntabwo Imana yari inaniwe guhuza Yosefu na Mariya kugira ngo babyare Yesu, ariko Imana ibyo yasezeranije bigomba gusohora. Kuva kera Imana yaravuze ngo urubyaro rw'uyu mugore
ntabwo iyo Imana ivuga ngo urubyaro rw'umugabo n'umugore, Yesu yari kuvuka ku bushake bw'umugabo n'umugore. Yesu yari kuvuka kuba umugabo n'umugore bahuye, ariko Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzakumena umutwe, uzamena Satani umutwe. Yesu yagombaga kuvuka, akavuka ari umwana wa Mariya, ari urubyaro ruvuye ku mugore. Ntabwo Kristo yavutse mu rubyaro rw'umugabo. Ntabwo twahindutse abana b'Imana kubera yuko twacunguwe n'umuntu wabyawe n'umugabo n'umugore, ariko twacunguwe n'urubyaro rw'umugore. Imana imaze gutanga iryo sezerano, Adamu yahinduye imitekerereze ye. Niko twasomye, Adamu yahinduye imitekerereze ye, yita umugore w'irindi zina. Mwibuke yuko Imana imaze kurema Eva yamuzaniye Adamu, imaze kumugeza imbere. Adamu aravuga ngo aka ni akara k'umumara yanjye, ngo ni igufwa ryo mu magufwa ryanjye, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ariko Imana imaze gutanga isezerano, Imana imaze kuvuga inkuru nziza yo kuzavuka kwa Yesu, Imana imaze kuvuga yuko umugambi wayo uzasohora abantu bagacungurwa, byatumye Adamu ahindura imitekerereze. Izina yari yarise umugore we ararihindura, aravuga ngo noneho ubaye Eva, ngo kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Sifa kwa Mungu. Iyo Yesu yavutse mu muntu, umuntu ahindura imitekerereze. Iyo Yesu yavutse muri wowe, uhindura imyitwarire. Iyo Yesu yavutse muri wowe, uhindura imyicarire. Iyo Yesu yavutse muri wowe, uhindura imikorere. Iyo Yesu yavutse muri wowe, abari bakuzi kera baravuga ngo se uyu si wa wundi twari tuzi. Nuko Yesu aba yavutse muri wowe, ukagira Emmanuel muri wowe, Imana ikabana nawe. Kuvuka kwa Yesu ni Imana yamanutse iza kubana natwe. Umunsi Yesu avuka, abamarayika, ingabo zo mu ijuru zaramanutse ngo ziraririmba mu isi, baravuga ngo mu ijuru iyo ku Mana, ngo icubahiro kibeyo, ngo no mu isi amahoro abe mu b'Imana yishimira. Abavukiwemo na Yesu, ab'Imana yishimira, ab'Imana inezerererwa, bazabagira amahoro muri bo kubera yuko bari kumwe na Emmanuel. Sifa kwa Mungu. Turi kumwe na Emmanuel bene data. Turi kumwe n'Imana mu mitima yacu. Turi kumwe n'Imana mu iteraniro ryacu, turi kumwe n'Imana mu itorero ryacu, turi kumwe n'Imana mu miryango yacu. Ico nico kizatuma amahoro aba muri twebwe, nuko Imana itwishimira, nuko twabyemeye. Abatarabyemeye ntabwo Yesu avuka muri bo. Kuvuka kwa Yesu ni ukugira ngo duhuzwe n'Imana. Pawulo yaranditse aravuga ngo bose bakoze ibyaha. Kristo ataraza, twese twari twarakoze ibyaha. Abagore n'abagabo bari barakoze ibyaha, abakobwa n'abahungu bari barakoze ibyaha. Nta muntu n'umwe wabashaga gushikira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu aje yaduhaye amaboko atuma twakira ubwiza bw'Imana. Petero arandika ngo kera Yesu ataraza, ngo ntimwari ubwoko, ngo ariko none mwahindutse ubwoko. Ngo kera nta mbabazi mwari mufite, ngo ariko ubu ngubu twarababariwe. Kera nta sezerano ry'ubugingo twari dufite, ariko Yesu amaze kuvuka duhabwa isezerano, ahubwo duhinduka abatambyi, duhinduka ishanga Imana yishimira kubera ko Yesu yavutse. Yesu yaravutse. Turizihiza yuko Yesu yavutse mu mitima yacu. Iyo nguru niyo ituma tunezerwa. Kuvuka kwa Yesu niko kwakuye abantu Ilodebari, iriya abantu bari iriya Mefibosheti yavuye. Dawidi amaze kwima, ngo yarabaje ngo se kubera ineza Yonatani yamugiriye, ngo ntawe usigaye mu muryango we, ntawe usigaye mu muryango wa Sawuli kugira ngo mugirire neza. Maze baramubwira ngo hari Mefibosheti iriya kwa Megiri. Baja kumuvanayo baramuzana mu nzu y'Imana, mu nzu ya Dawidi, akaza arya agasangira na Dawidi. Kubera iki? Kubera yuko yari yibutswe.
Yesu iyo yamaze kuvuka muri wowe, wowe utari ufite icyubahiro, wowe utari uzwi, w'abantu batarebaga ngo bishime, ariko iyo ufite Yesu muri wowe, iyo Yesu yavutse muri wowe, akaguma muri wowe, agatura muri wowe, akagendera muri wowe, ukicarana nawe, ukamugisha inama, abantu bakubona nk'umuco w'Imana. Yesaya yarahanuye aravuga ngo mu bice 7 umurongo wa 14 ngire ngo aravuga ngo mu gihugu ca Zebuloni na Nafutali ngo hari umwijima kera, ngo ariko ubu ngubu habaye umuco, kubera yuko umwana w'Imana yavutse, kubera ko Yesu yavutse, umuco uragaragara, umwijima urahunga, kuko turi kumwe na Yesu. Yesu niwe muco w'isi, niwe uzumurika ubuzima bw'abantu. Yesu niwe utumurika aho tunyura, abantu bagatekereza ukuri bugenda, ariko tukagenda tubona ya mabuye dukandagiraho, tukamenya yuko turi kumwe n'umwami. Uwo mwami yaravutse muri twebwe, uwo mwami turamufite, uwo mwami turamwicaranye, uwo mwami turamuhingana, uwo mwami tumujyana ku kazi, uwo mwami turamukorana mu gikoni, uwo mwami tubana nawe ibihe byose. Nico gituma muri twebwe hari umuco w'Imana. Mu gihugu ca Zebuloni na Nafutali hari umwijima, umwami Yesu ataravuka, ariko ubu ngubu ngo hari umuco, ngo igihugu cyari mu kaga, ngo cyabonye ibyishimo kubera yuko Yesu yavutse. Mu ijuru icubahiro k'ibicimana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira, mu b'Imana yishimira habemwe amahoro. Abafite Yesu muri bo Imana irabishimira. Abafite Yesu, abo Yesu yavutse mu mitima yabo, ntibamuhererekanye ngo bamuhereze abandi, ntibavuga ngo Yesu yamvukiyemo ariko umuhaye abandi, akagucamo atambuka maze abandi akaba bamwakira. Ariko abo Yesu yavukiye mu mitima yabo, akicara muri bo, agatura muri bo, akagendera muri bo, akababera umujyanama, bagira amahoro mu mitima yabo. Sifa kwa Mungu. Noheri no kuvuka kwa Yesu, no kugira ngo tubane n'Imana. Emmanuel, Kristo hamwe natwe. Nta kindi kinezeza, ntushobora kuvuka kwa Yesu utavuze umugambi w'Imana ku bantu, uwatangiye kera mu gihe bacumuye, ukaza isezerano ryose. Imana irimo ireba isezerano ryayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ishora isezerano ryayo ngo kugira ngo irisohoze. Ryatangiye mu ngobyi ya Edeni, Imana ishora isezerano yayo uriya mugore, iravuga ngo umunsi umwe muri wowe hazava nk'umuntu ngo uzaza kumaraho imirimo ya Satani. Yesu ageze ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye, ibyo gucungura abana b'abantu birarangiye. Tuba tubonye Noheri, tuba tubonye kuvuka kwa Yesu mu mitima yacu. Duhinduka ubwoko bw'Imana, duhinduka abaragwa b'isezerano, duhinduka abatambyi, duhinduka ibikomangoma, duhinduka twicarana isezerano ry'Imana, kuko umunsi umwe uzagera tukajya kubana n'Imana, kubera kuko Yesu yatuvukiye. Kristo yaravutse ku bwacu, turamufite muri twebwe. Abamufite Yesu azabyiga ibindi byose. Abafite Yesu mu mitima yabo azabyiga ibindi byose bigasohoka. Abafite Kristo, abo yavukiye mu mitima yabo, kubeshya aza kubyiga kugasohoka, ishari azaribyiga rigasohoka, kwirarira azabibyiga bigasohoka, umwijima wo muri iyi si udusohoka, kubera ko Yesu yavukiye muri wowe. Dutunge Yesu muri twebwe. Pawulo yaravuze ngo mwisuzume mu mitima yanyu, ngo mumenye niba tugihagaze mu byo twizera. Umenye niba Yesu akiri muri wowe, umenye niba Yesu tukimutunze, umenye niba Yesu akigendera muri wowe, umenye niba ukiri ubwoko bw'Imana, Imana nayo ikaba umwami wawe. Ukiri ubwoko bw'Imana, Imana ikaba umwami wawe. Yesu yaje mu isi kugira ngo duhinduke ubwoko bw'Imana. Paulo arandika mu Bakorinto aravuga ngo mwisuzume, noneho twisuzume turebe niba Yesu akiri muri twebwe, Yesu agituye muri twebwe, niba nta kintu cyasohoye Yesu muri wowe, niba tutumva Noheri mu magambo gusa, niba tutayumvira mu myenda twambara, niba tutayumvira mu minsi mikuru dufite, ariko niba Yesu ari muri twebwe, yaragize birya byose byari biturimo, maze tugahinduka ubwoko bw'Imana, tugahora tunezerewe. Kristo abe muri twe, Yesu abe muri mwebwe. Mwakire Noheri y'Imana, Imana ibe muri mwebwe. Emmanuel, Imana ibe mu mitima yanyu.
Emmanuel, Imana ibe mu miryango yanyu, Imana ibe mu itorero ryayo, Imana ibe mu mirimo yanyu. Dutunga Imana mu mitima yacu, tuyireke igendere muri twe, tureke Imana ibe Imana yacu, natwe tuba ubwoko bwayo. Kristo yaravutse kugira ngo tumutunge. Kristo yaravutse kugira ngo abe gifti izingiyemo ibindi bintu byose. Yesu yavuye mu ijuru, Imana imaze kumushiramo ibintu byose bikenewe, iramufata iramuduhereza, iravuga ngo nguyu uzirukana imirimo ya Satani, nguyu uzatuma mugira amahoro, nguyu uzatuma mubyara mukarera, nguyu uzatuma mwiga mukigisha, nguyu uzatuma muragwa ubugingo budashira. Aramufata aramuduhereza. Mureke tumugumane, tugundire Yesu, twoye kumurekura. Yesu wacu agume muri twe, ature muri twe, agende muri twe, nibwo tuzagira amahoro mu ijuru, icubahiro kikabika Imana. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka yuko wakiriye Yesu akavukira muri wowe, ariko iminsi yaramba, iminsi yatinda, wahura n'ibibazo runaka, Yesu agasohoka muri wowe, akaba atagituye muri wowe. Paulo yaravuze ngo nimumureke Yesu, Imana ngo iture muri twe, igendere muri twe, ibe muri twebwe, kumanywa na nijoro Imana itubemo. Imvura yaguye Imana itubemo, twabyaye Imana itubemo, twafushije Imana itubemo. Ico nico gisobanuro cyo kuvuka kwa Yesu. Yesu yaje kuvukira muri twe kugira ngo ntihagire kimusohora. Twisuzume turebe niba Yesu akiri muri twe, niba imitima yacu dutunze Yesu, niba mu miryango yacu dutunze Yesu, niba mu byo dutekereza Yesu ari kumwe natwe, niba ibyo dukora byose hatari bya bindi byasohoye umwami Yesu. Ariko niba warashidikanije, niba hari byatumye Yesu asohoka muri wowe, Yesu aracadutegeye amaboko kugira ngo avukire muri twebwe. Tugiye gusenga Imana. Bene data baze dufatikanye n'ubundi turirimba indirimbo ivuga ngo Yesu nabe muri twe. Utekereze niba Imana yaravukiye muri wowe, niba ufite Emmanuel muri wowe, niba nta kintu catumye utagitunze Emmanuel mu bugingo bwawe, niba ari ico wumva wahaguruka kugira ngo dusabe Imana. Tubwire Imana ngo Mana turi imbere yawe, Mana turi imbere yawe iteraniro, turasaba yuko Yesu uyu mwaka yaza mu mitima yacu agaturamo, akagendera muri twe, ukaba Imana yacu, natwe tukaba ubwoko bwawe. Birashoboka bene data, twisuzume turebe niba tugihagaze mu byo twizeye. Wumva ashaka yuko dufatanya gusenga Imana, ahaguruke kugira ngo dusabe Imana. Imana ifite imbaraga, Imana ifite kwinjira mu bugingo bwacu, Imana ifite kwirukana biriya byose bituma tutabana nayo, ariko dusabe Emmanuel kugira ngo abane natwe, Imana ibe muri twebwe. Tugiye gusenga Imana. Abumva bifuza yuko twasenga Imana kugira ngo Imana ibe mu mitima yabo, kugira ngo biriya byose bituma Imana isohoka, biriya byose bituma Emmanuel atabana nawe, biriya byose bituma abandi mwisi bagira amahoro kubera yuko Imana ibishimira, abandi bose bakagubwa neza, bakagira amahoro mu gicubahiro ari c'Imana mu ijuru, amaze amahoro akaba mwisi mu b'Imana yishimira. Dusaba Imana kugira ngo Imana yishimire ubugingo bwacu. Ico gihe tuzaba dufite Noheli, tuzaba dufite kuvuka kwa Yesu mu mitima yacu. Yesu yaravutse kugira ngo Imana ibane natwe. Twoye kwimura Imana, twoye guhererekanya umwami Yesu, tumwakira agume mu mitima yacu. Ntacatuma Kristo ataguma mu mitima yacu. Umuhanuzi Habakuki niko yavuze ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizera imbuto, ngo ndetse tugahingira ubusa imyelayo, ngo n'amashaga ashira mu kiraro, nta mpamvu n'imwe yatuma tudatunga Imana yacu. Emmanuel yaraje, Imana yaramanutse kugira ngo tubane nayo. Bene data duhaguruke dusenga Imana. Abumva basaba Imana kugira ngo Imana ibe mu mitima yabo, muhaguruke dusenga Imana, hanyuma tuzasoza.
guhindura ibyanze guhinduka mu mitima yacu, tukagenda uko tuyoboye. Hindura ubuzima bwanjye, bwami we Mana igira neza. Mana yaturemye mu shusho yayo. Mana yagambiriye kudukiza kuva kera. Imitima yacu kukugumana, hereza imitima yacu kwemera gutegekwa nawe, hereza imitima yacu kugengwa nawe, hereza imitima yacu kuyoborwa nawe mwami, kugira ngo ubashe gutura muri twe, ugendere muri twe. Abana babahagaze imbere yawe mwami, ndabasabira imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo babashishwe muri iki gihe, ubwo ibisa n'ibibi byose mwami Imana yacu biri imbere y'abantu bituma utaba muri twebwe, ariko ndasaba kugira ngo imbaraga z'ijuru zibane nabo, maze zibakingire urugo rwabo, Satani ntabashe kubatera no kubatsinda. Ndagushimiye yuko ukomeza kubana mwami wacu. Amen.